Yesi reka nongere mbasuhuze aho mugiye muherereye hose, mbabwira ntimukomeze mugire ibihe byiza cyane. Imana y'imigisha n'amahoro ibane namwe. Wowe umeze neza ni sawa, gusa nawe utameze neza ukomeze ugire ukwihangana gukomeye cyane. Rero turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi, turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. By'umwihariko tukaba turi mu masasa nkaho igicamunsi, ari nabwo inkuru nk'iyi ngiyi imaze kugera ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka nkubwire ko wowe wamaze gukanda subscribe wakoze cyane, gusa nawe utarabikora nyine gerageza ubanze ubikore, ubundi dukomeze tujye turebera hamwe amakuru agiye agezweho ndetse kandi n'ibiganiro bigiye bigezweho umunsi ku wundi. Rero ni inkuru imaze gusohoka ndetse ikaba inkuru y'ikimenya bose, aho benshi batari bizeye iyi nkuru ndetse benshi banavugaga yuko iyi nkuru yaba atariyo. Gusa rero tugiye kurebera hamwe uko byagenze ndetse n'uko byabaye. Ni ku musore uzwi nka Buri Kantu ndetse kandi akaba ari umwe mu bakoranaga content n'uwo bita Buri Nguni, ndetse akaba yaratangiye akora ari batatu ndetse n'uwo bita Buri Diru, ariko mu nyuma akaza gukomezanya na Buri Nguni. Rero ibi ngibi bijyaje gusa nkaho biteza ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko uyu musore amaze gufatwa n'inzego z'umutekano RIB, ndetse kandi binemezwa n'umuvugizi wa RIB Dr. B Murangira Thierry. Rero byagenze gute, ni iki cyabaye, ese uyu musore inkuru ye igenze ite muri aka kanya? Ni inkuru isohotse ku gihe, aho igihe cyagize kiti Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Buri Kantu. Bari kubyumva neza, bati Mwitende Abdul Karim, amazina y'nyine bwite ya Buri Kantu ubundi yitwa Mwitende Abdul Karim, ni amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi be. Rero bakomeje bagira bati nyine ati Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Buri Kantu yatawe muri yombi ku itariki 20 Nyakanga Kangamabuguma, ku itariki y'umwihariko nyine 20 umwaka 2025. Iyi ni inkuru ubona ko nyine nubwo igeze hanze uyu munsi, ariko uyu muvandimwe akaba yaratawe muri yombi ku munsi w'ejo ku itariki 20. Rero niki akurikiranyweho, ari nabyo abantu benshi bahoze bari kwibaza ndetse benshi bagasa nkaho bagenda bakwirakwiza amakuru y'ibihuha, kuko tujye kureba impamvu nyine Dr. B Murangira Thierry yavuze. Ni impamvu yavuze ayinyujije ku gihe, ariko hagati aha ngaha nyine hari abari bavuze yuko uyu musore ngo yaba ngo yazize video yasohotse mu minsi yashize, abandi batangira kuvuga ibintu biterekeye, ariko nyine ukuri kw'ibi ngibi tugiye kukurebera hamwe, ari nabyo nyine Dr. B Murangira Thierry yatangaje. Rero nkuko nabwiye ko yafunzwe ku itariki 20 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025, aho akurikiranyweho by'umwihariko gufungirana mu nzu abakobwa bari bamusuye. Nk'uko igihe yabihamirijwe, cyangwa se ikinyamakuru igihe cyabihamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nta wundi uwo ni Dr. B Murangira Thierry. Ngaye nguko rero uyu musore akurikiranyweho kuba ngo yarafungiranye abana b'abakobwa mu nzu, n'abana bataramenyekana umubare ndetse ngo bamenye niki kijya mbere, oya ahubwo ni abana bataramenyekana umubare wabo. Rero aya makuru akimara kugera hanze, habaye ikibigenze gute? Abenshi mu banyamakuru by'umwihariko b'ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga batangiye gutanga icyo twakwita nk'ihumure cyangwa se pole, ndetse kandi benshi nyine batangira kumwihanganisha bamubwira bati komeza kandi ukomere, ugire kwihangana, Imana muri kumwe nayo.
rero mu byamamare ndetse n'abatangiye gupostinga iyi nkuru, ntabwo twakwirengagiza ibitangazamakuru by'umwihariko twavuga ko byigenga ndetse n'abazwi nk'aba best influencer. Harimo uwo bita Kazungu Kabosi, yatangaje yuko amaze gufungwa, ndetse kandi iyi nkuru igihe kiyivugaho ndetse Inyarwanda nayo igaruka kuri iyi nkuru. Ibi ngibi rero benshi batangira kuvuga yuko nyine nta kundi byakagombye kugenda, ndetse kandi hari n'abandi batangiye kugenda banavuga ibisa nkaho biterekeranye. Reka duse nk'abasoma ubutumwa by'umwihariko nk'uwo bita Kasuku ahise atangaza ku mbuga ze nkoranyambaga, aragize ati shareka mbabwize ukuri mw'abantu mwe, nuko umuntu atapfa guseka umuntu ufunzwe, ariko amagambo akoresheje ntabwo ari ngombwa murabizi, ariko igiki n'ibiki yavuze igitutsi kitari ngombwa, ati cyari gikeneye akantu ko kugicishaho akanyafu mo gake. Ni amagambo nyine umwe mu bantu nyine nka Kasuku akibona iyi nkuru, mu bisanzwe murabizi ko ni bamwe mu bantu badakunda kujya imbizi. Rero ati rwose shareka mbabwire ukuri mw'abantu mwe, nuko umuntu atajya apfa guseka umuntu ufunzwe, ariko iki gintuza nyine ahita gitukana nyine ibitotsi bitari ngombwa kugaruka hano, ati cyari gikeneye akantu ko kugicishaho, ko kugicisha bugufi mo gake. Rero n'abandi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bagiye babigarukaho, ndetse magingo n'aya ngaya na n'ubu abantu benshi kuko iyi nkuru nibwo igisohoka baracyari kubipostinga, baracyari kuvuga uko bimeze, ndetse by'umwihariko n'uwuzwi nka Decat Babalao nawe yamaze kugenda abigarukaho. Isibo TV nabo babigarutseho, nabagiye bamupostinga bavuga bati komeza ugire kwihangana gukomeye cyane, ndetse kandi na bamwe mu bandi basitari nyine ntabwo wazabavamo ngo barangize, bakomeje kugenda n'ubundi bamupostinga bavuga bati komeza ugire kwihangana gukomeye cyane, bati ikindi kandi Imana ikuri hafi. Natwe reka dusoze tumubwira tuti akomeze kugira kwihangana, ikindi kandi Imana ibane nawe. Ikindi kandi reka tubabwire tuti abandi mwese mwakundaga ibyo akora mu buryo bwa comedy ndetse n'ibindi byose, reka tumubwire tuti akomeze kugira kwihangana. Ibihe byiza mwese, ndabakunda.